Ndi papa SAVA. Abanyeshuri n'inzoga mu dukapu. And action. Ndimba. Reka rero nkubwiye. Hano se yatereye. Aha ni heza hararambuye. None ngiye kukwereka. Ngiye guca dogoma. Noneho reka nkwereka tuyishyira. Wayishyira aha niho arambuye neza aha ngaho. Aho aha ngaha Aratana harakobo. igeze mbere gatoya. Aho ni kure yewe. Aho ni kure se biterwa n'ahantu hagaze. Wegeze aha ngaha. Nyine wowe ca umurongo wawe aho ngaho. Ugirira. Kandi ari dogo mugiye guca. Cyo ni kinini Ndimba. Urashetamo zinga. Yego. Okay. Sihagije. Okay. Ndimba ndakwemeza tu. Ndimba njye nakinnye bi. Aha ngaha noneho kanze shantebeze. Kandundike. Uzireba. Okay, noneho umurongo narenga wo gupfukamaho. Umurongo narenga wo gupfukamaho wawe ni uwuhe? Owanjye nuyu. Ariko turongoza. Turongozanye. Sibyo? Wanye narenga wo gupfukamaho nuyu. Uyu ni duhera. Nyine gira nawe turebe tu. Nawe cu wawe ntarengo. Uretse wo gupfukamaho. Utaza kunyi. Nagace. Bitatu nagace. Ni bibiri. Sinkoza bibiri se. Si bitatu Ndimba. Oya. Subiramo. Ibirenge ni bitatu nagace. Ngaho reka ngikire. Uragira ngo rero wegeze imbere ubone uko reka mbigereranye none. Gutya. Ucaho. Sibyo? Murongo narenga wo gupfukamaho. Okay. Turongoza nyine. Banza. Ndimba nakinnye. Noneho nakinnye. Nje nongoje. Si wongoje? Wese kunaze Ndimba. Yese ndanaze. Unese abakina biye baranaga. Ndanaze. Abakina biye durufata biye gutya. Sinongoje. Wese kunaze gutya. Kireka iyo watangiye. Kireka iyo utatangiye. None nanjye reka nongoza umunyerezo. Umunyerezo sha. Sibigeze mu wanjye. Uyu munyerezo ra. Ndimba uretse kidori. Kasubire mu rongera umunyerezo. Ariko ubwo nge ngenda we ntabwo nyine urakina. Ariko nakubwiye ngo byose. Munyerezo wanjye happy. Sawa. Nandi muregereje. Twegereje se hano yariri. Se gutya. Ngaho. Nta kibazo. Ariko neza umurongo se. Sawa. Si twavuze ko ari ukongoza se. Ya ruguru iyo hagati. Ndimba twagiye. Noneho. Ndimba. Akoriya. Kigungu. Nacyo. Sawa. Ikaye yawe nesha Ndimba. Ndaje nkwemeze we. Ikaye yawe ndayimarayo. Ndayimara rwose. Hano rero ya nkuru narindimo twaje tuvuga none babagore. Uretse mbanze nkureme byanjye. Kuramo zana nkuvaniremo. Oya. Utavanemo ebyiri. Oya se dubure se si mu cya kabiri. Sawa. Singi utahiwe. Yego. Ikaye yawe ngiriya ku gakapu kawe. Singi utahiwe. Ongera none kandi nkirya. Ya mbere nahiriye. Kanye kubita iposhe hubwo. Kushaka gukinisha yanjye. Oya iyi niyo yanjye. Gute se si warashukagera hano. Iyi niyo nariye sha. Iyi niyo nariye.
Bon. Kotire igororotse gutya. Si hano? Kotire. uretse turebe Kotire. Byose. sawa Kabyindi shandima. Kabyindi. Aha. Kabyindi. Morotire. Rayizi. ugikiza imbere Iyi bayita morotire. igize inyuma nyine igize inyuma hejuru. sawa sinjye utahiwe kotire nanjye kotire Kushyizeho vi. kotire Shyizeho vi. Nawe yanduze. We yanduje tica twice. sinkuriye Fata nyine mwikaye. iyanjye ni Fata mwikaye. Ikaye yanjye ngiyo. Shandima. noneho ba bagore rero bari batatu Nuko. noneho bakambara neza bari abagore bambara neza bakagira gutya Ariko nabo bari nabeza. bari barakoze koperative ariko se ubwo ni koperative ra ubu ni nk'ubugizi bwa nabi bwo kwiba Noneho nabo bafite ibisasu se. oya ukuntu bibaga bari bariyemeje kujya biba mu bukwe bakiba no mu nsengero noneho mu bukwe bakagenda nk'abantu nyine batashye ubukwe niba bakenyeye bagakenyera ariko bagakenyera bambaye amasutiye manini urumva mu nsengero bakambara maribashya bakambara neza bagasokoresha birumvikana babaga banasa neza. noneho umunsi umwe baravuga bati uyu munsi ni mu rusengero niho bagiye kwibira bari barayogoje abantu mu nzu y'Imana bari barayogoje abantu uzi kugira ngo bafatwe nyine ndimba iyo nkuru turayisubiramo n'abagore ariko ubundi ndimba bari barabiteguye reka nkwize ukuri uretse oya iyi dogoma twaciye nabona atari na nziza kubera ko ntangiye kukurya reka mbanze nijye nakandi ari dogoma nziza baca iriya ushobora gukora subi iyi se wakora subi hehe kandi ya dogoma ya kera ari dogoma y'utuziga tubiri gutya ese twakoresha ya kera ngere nkoresha y'ubu ese iyi wakora subi gute subira bera hehe siwandiye rimwe nanjye nakuriye rimwe nanjye ngirindi twese turanganya rero reka tusubiremo ngaho ikori yawe dogoma ryawe wacishije yimpereza ngirya aho ngaho nkwereke wafashe iryawe dore ngiye noneho iyo ibifite akaziga gutya urumva wayibonye ugafata imisheto ugashyiramo gutya imisheto wayibonye noneho iyo ukinnye bikazi kagwamo hano bita basubi usubira aho watangiriye iguyemo hano hagati muri aka gaziga ihita ibasubi iyi rero niyo nziza twongere dukine iyi ngiyi iyi niyo nziza ndimba iyi niyo nziza nakinnye nongoje nayo barongoza nyine kugira ngo ugende usatira dogoma kina nawe ahangaha noneho ndimba cyanze icyo urakora amasubi menshi ndimba nakinnye nongoje pa byose pa kigungu pa byose wakinnye ndimba nanjye nongoje sha nongoje okay subi mpereza iriya yanjye sibyo nakubwiraga si we nakweretse umukino mwiza ubwo ari mwiza ubamo subi ubu ndongera asubire hahandi ndimba nongoje urakira kabiri nyine kubera nakoze subiramo subi bisobanura gusubiramo noneho iyi si yari iraha yego ndetse nze mwereke sha
ndimbaze ko mo gushakisha umuti. isi yarira nakuriye nyine igenda ucemo nyine. Ndimba ko zimazemo. none abo bagore rero Nuko. umunsi umwe nyine ubwo bagiye mu rusengero babiri binjira mu rusengero Yego. bamaze kwinjira mu rusengero basiga umwe hanze basize umwe hanze noneho batangira pasiteri atangira gusenga. Ndimba nturenze duburimo. dore ni si imwe Sawa. pasiteri atangira Amasengesho. arasenga noneho aza kuvuga ati amen amen. avuze ngo amen uranyibye Oya ariko sobeza inyuma urongera iyo bien yarira aho ngaho ndimba. utangire ndimo kukubwira noneho ukigiza imbere. Ntacyo komeza inkuru. Nuko mu rusengero bigenda bite? reka mbanze nke ndabizi wagira si yarira aha iyanjye Iri hariya. Uzi ko yatumbagiye sikagwa hari urangije kurya. hano nakurangije wowe ndayimaramo Nese ndimba. ndayimaramo Kayange kumbona ushaka kuyimara muri hose. Nese nahinzi ko njye ibi byadogoma ari njye ubizi kukurusha. ari nge wowe se ngewe ntiwandya abagore noneho abagore uko basenga umugore umwe akahita agenda akora akabakaba abantu abavanaho amatelefone Kwa kundi bahumirije avanaho telefone umwuka wabatwaye abantu mu rusengero. avanamo telefone ahereza uw'inyuma mugenzi we ahita ahaguruka ashyira wa wundi wo hanze. urumva babikoze nko ku nshuro ya kabiri araza aricara barakomeza barasenga banza ukina ariko niho utahiwe. Miroti Miroti riremewe. Aha sha nereza sha ndimba. Yuriye ni ihe iyo ndiye nirigi hariya niriya dore ingiye gukina niriya. Yego sha Miroti rubonye ukuntu irya. Ruvanye igifuno wese ko ariko cyari kiregetsemo. Miroti sha akira nze nkwereke sha nanjye yayine ni yanjye ndi yanjye ngiriya. so simaze kukurya gatatu. None se ndimba tukira aha ngaha kutandangiriza iyo nkuru y'abo bagore byaje kugenda bite? noneho abagore bamaze wa wundi amaze kugaruka mu rusengero. Yego. araza arongera ajya ku bandi bantu abakuraho telefone. Yego. akijya kuzihereza wa wundi pasiteri aba aravuze ngo amen. Nuko bose barakanura bakanura telefone azifasha buri wese yatangira kwikanga arisakasa kubikozeho. uzi ko iyo buriya mu rusengero bavuze amen buri wese ajya gushakisha telefone ye. abenshi baba bashaka kuzirangariraho cyangwa se bashaka no kugira ngo bumve ko bakizifite. abakristo babakoze bagize batya telefone basanga zagiye ko batabafunze. reka da kugira ngo se bimenyekane noneho ziboneke. pasiteri yaravuze ati rero ubu nta kundi mwegekeho urusengero. ubu ni ugusaka buri wese uri hano. wa mugore wari uzifite mu ntoki arakomeza amera atya. baramubaza bati izo telefone
kuki wari uzifite atangira kuvuga ngo nyine ngo telefone baba barasatse ibyari urusengero byabaye urumva ibyari urusengero byageze urusengero ubwo byahise bihagararira aho ngaho yo bava mu mwuka disi bajya mu mwuka basatse wa mugenzi we babasanze izo bari batarasohokana yazitsindagiye mu mabere ese ubwo nta timburi barebye ariko basanga iz'abandi zimwe ntizirimo bati izindi zigiye he bati ko abantu bose wa undi yazerezaga hari izari zageze hanze bati ntabwo bishoboka bafata abagore babiri batangira kubahata ibibazo bati izindi ziri he bati ko ari mwebwe ubu ngubu muzifite bati mwazihishe baraba bati tugiye gukubita abantu babacira ibiti ibi tuvuga ngo abantu baba bagiye mu rusengero ngo gukizwa ngo abantu bose baba bagiye gusenga babacira basenga ibiki babacira ikintu bita igiti ubu pasiteri yavuye mu mwuka rero ajya mu muriro umva abari bahari bose bavuye mu mwuka baravuga bati uyu ni umuco wo kudahana ibyo kubasengera gusa ntago bihagije babashyushya amabuno ko noneho babafashe uwa mbere ubikinda hasi aramanuka cyaha nyine iyo cyaguhamye bagira bake babanguye inkoni ngo bamukubite yagiraga ubwoba abaravuga ati reka mbivuge byose atereka mvuga uko tubigenza ati twibyaha twibaha mugenzi we yari ari iruhande nawe aryamye iruhande rw'abamucinye icyara abantu barabibona baturamucinye icyara iki batereka tubare we duheraho ati wowe ati nanjye ati mwimera atereka hari n'undi uri hanze bagiye kureba baragenda kuko wo hanze ntabwo yamenye sinaba yarakomeje nta makuru yari afite ategereje izindi ategereje izindi kuko ibintu byose byarangiriye mu rusengero niho byamenyekaniye ntihagira uwo hanze ubimenya ako kanya rero noneho bavuze ngo uwo hanze bavuze uwo hanze umudiyakoni yageze hanze kare asanga umugore ahagaze hanze akera agira ngo nuzanye izindi ati vayo ati ngewe ati ngize ne bite ndimba bite ni byiza tera amaza ni byiza ese ni ibiki murimo muri gukina bi turimo gukina bi nta kibazo ubu se ni sangahe ubu ni sangahe mu gitondo mugomba kugera ku ishuri sangahe si 2:30 ubu ni sangahe 3 ubu ni hasa 3:24 muri hano murimo murakina bi zageze ntabwo uzi gusoma harya telefone nayo ntuyizi ntiwari uyitunze ni sangahe 3:24 ningahe muri mu muhanda mukina bi murimo mwiyanduza gutya rero no kuri kw'Imana ndemba muri gukina ibyambo yanjye ariko ntabwo ninjye wamuriye kenshi Ramaza muri gukinira ibyambo umuca amakaye ndimbati nyine yambwiye ninjye wakubwiye se wazizanye se wazanye bi ntabwo ari njye wazanye bi wabanje gusheta se umbwira ngo amasaha ntabwo arajya hako ibintu murimo murabizi ubu wataye urugo ngo mugiye kwiga mumufata abandi none murimo kwirwamo muhenya mu muhanda hari abandi abana bato babarusha ubwenge mwabivuyemo ukongera ugasubira mu kazi wakoraga papa sava akagakino nako kari gakumva hako ikintu bita amabibi ko bakivuze koko ngo kirizwa n'ubusa ubwo urumva ukwiye kuvuga urumva ubu mukwiye kuvuga oya
ubu se urugero mutanga ni uruhe? mwambwiraga muti tugiye kwiga duhe urugero abakuze batazi gusoma no kwandika nabo baze tujye dukora ibintu byanditse niwe isi igeze. So wabinyibwiriye none mutangiye gukinira ibyambo. ko tuba tugira ngo twisanishe n'abandi bana. Demba urahumurute. Urahumurute. Ntuza. Humeka. Gira uti ubu mwari mujyanye n'inzoga ku ishuri? Papa SAVA rwose nawe wenda nuko umuntu aba aguye mu cyaha mu ikosa ariko nawe ushyira mu gaciro. Ushyire mu gaciro ubu koko uba ureba koko uko tungana n'izi nda koko twazajya tunywa amazi koko uwo mujororo koko ubona twawukira. Umujororo? Bose ujya umenya n'imyaka urebe n'imyaka Papa SAVA ari ukuntu ibiyoka biboroga turimo nko mu ishuri kubera tuba twarengeje nk'amazi ku biryo ugasanga rwose bihungabanyije abana bose. kandi iyo umuntu yagize amahirwe akagasomaho gake rwose ntabwo ntizikoma pe, ntabwo zikoma inzoka ntizikoma rwose. Mufite ubwenge bwo kumenya kudakomesha inzoka mukabura none ubwo kumenya kugerera ku ishuri igihe mukabubura. Nyine iyo tuzi umubi indi iragenda ihokwa. Ubwo se ni bande muzajya mwigana mwasinze? Oya mutangiye kumira icupa wowe mu amacupa ngahe? Ntabwo ariko nta mwarimu urabivuga ko twasenze. None ubu murimo gukina se mu kibuga hano mu muhanda abandi bari ku ishuri ari uko muri bazima sirisindwe. Wanyweye amacupa ngahe wowe? Kamwe. Wowe kamwe gusa. shyiramo inoze ujye ku ishuri. Shyiramo ibi bitabo mujya ku ishuri. Papa SAVA Kandi njyewe ndaje cyangwa mu bijyananemo nabyo tuze. Oya tica ntabwo twamukira. Oya. Kandi iri ni ikosa rya nyuma. Ubutaha ni njyewe namwe na mwarimu. Turumvikana? Mugire vuba se nyine. None se ikani yanjye ni nayikuriye. ngo tujye ku ishuri. Papa SAVA.